Ubukungu bw'isi bwubakiye ku kuba bugomba kubaho mu gihe hari umurimo. Nta murimo uhari burya n'ubukungu ntibwabaho, abantu ntibabaho neza ndetse abantu ntibabaho muri rusange. Ikiremwamuntu kigomba kubyuka buri gitondo saa 12 cyangwa saa moya kikajya ku kazi, kigakora amasaha 8 cyangwa 9 bitewe n'imiterere y'akazi. Hakaba harimo abakora ijoro, abandi bagakora amanywa, ariko byose bigahurira muri ya sikere cyangwa muri rwa ruziga rw'ubukungu ndetse n'umurimo. Umurimo ni ingenzi mu kubaho kwa muntu. Iyo umuntu atakibasha gukora, burya aba yatakaje ubushobozi bwo kwibonera iby'ibanze akenera mu buzima. Bamwe barakoresha amaboko yabo, abandi bagakoresha umutwe, ariko byose bigahurira ku cyitwa umurimo. Umurimo ufasha benshi ndetse ushobora no kugufasha kugera ku ntsinzi no ku iterambere rirambye umuntu wese yakwifuza. Ubushakashatsi bwakorewe ku bakozi bwagaragaje ko burya 80% baba batishimiye akazi barimo, kandi bakabona ko katagenda neza, kadashobora no kubageza ku ntsinzi ndetse no ku cyo bifuza kugeraho mu buzima bwabo. Akaba ariyo mpamvu umwanditsi bita Dore kiyosaki yanditse igitabo akita Before Quit Job. Kikaba ari igitabo kivuga kikanasobanura ibintu ugomba kumenya mu gihe utekereje gusezera akazi kawe kugira ngo utangire ibishya. Ushobora gusezera akazi kawe ukajya gutangira business nshyashya, cyangwa se ukaba ushobora gushaka andi kazi, ariko byose bigahuriza ku kuba ushaka ahantu hari umutekano kandi ubona kugeza ku nzozi zawe. No kuvuga akazi kaguhemba neza cyangwa business ishobora gutuma ubasha kubona umwanya wo kwiyitaho no guha umuryango wawe yayindi wishimiye. Muri iki kiganiro turakubwira intambwe zitandukanye zigera kuri 3 uyu mwanditsi yanditse zagufasha kugera no gutangira ikintu gishyashya. Ahangaha yibanda cyane ku gutangira business cyangwa ishoramari rishyashya. Intambwe ya mbere aravuga ati banza utekereze wumve ko akazi kawe utakishimiye kukuba ukariho nk'umukozi, hanyuma ubone ko hari ikibura mu buzima bwawe, hanyuma utekereze kuba watangira ikintu gishya gitandukanye n'aka kazi kawe. Aravuga ati simvuga ko kuba umukozi ari ikintu kibi, ahubwo kuba umukozi utishimye nicyo kibi cyane. Gituma utakaza ubumuntu ndetse no kwikontorora muri rusange nk'umuntu, ukabaho utishimye ndetse ukabaho ubihiwe n'ubuzima, kandi ubuzima wagakwiye kubwishimamo dore ko ari n'ubw'igihe gitoya. Ati ukabyuka mu gitondo uvuga uti sinshaka kujya ku kazi kanjye, ati ndumva akazi kanjye rwose kangoye, ati sinkunda akazi kanjye rwose, ati simva aho ndi, ati mpora mu bukene kandi nkora akazi kanjye, ati ntabwo bampemba amafaranga ahagije, ati kandi njye numva rwose mfite ubushobozi burenze akazi bampemba, ati sinkisinzira, ati rwose akazi kanjye ni kenshi, ati ntigatuma nisanzura ngo nishime, ati nahoze nishimiye akazi nari ndimo mbere cyangwa ntari nabona akazi, atari ko nkaboneye sinkishima, sinkibona umwanya wo kwiyitaho. Inshuti yanjye iyo yatangiye ubukwe, iyo yantumiye mu bukwe simbona umwanya wo kujyayo, n'ibindi byinshi ushobora kuvuga. Ati iyo ubona ko utangiye kwinjira muri urwo ruhuri rw'ibyo bibazo ndetse no kwisubiza, ukumva uri mu ruhuri rwo kukubuza umunezero, uba ugomba gutangira no guhindura ikintu gishya. Ahantu ukahita utekereza uburyo watangira business yawe, cyangwa uburyo watangira akantu wigengaho kandi kaguha inyungu, ndetse no kugira ngo ube watangira ibintu bishyashya cyane cyane business. Intambwe ya kabiri aravuga ati muri wowe tangira wigeme ikintu cyo kwitsinda ubwoba bwo gutangira. Wishaka impamvu zituma udatangira none. Niba utekereje ukumva ko aka kazi kawe kakugoye, shaka ikindi kintu wakora kandi utangira ku kanya. Wikwiye uvuga ngo nzabikora ejo, ngo nzabikora mu gihe kizaba kimeze neza, mu gihe nzaba mfite amafaranga n'izindi mpamvu zitandukanye. Burya kugira ngo utangire business ni uko utangira ku kanya ugifite amaraso ashyushye ndetse n'ibitekerezo bizima, utaracika intege. Intambwe ya 3 iri muri iki gitabo Before Quit Job iravuga ngo tangira none, just tangira. Niba wamaze gufata umwanzuro ko ugomba gutangira akazi gashyashya cyangwa ugomba gushaka business tangira ku kanya. Utangire business yawe cyangwa ishoramari ryawe rishya, uratangira rwose nta kabuza uzatsindwa, ariko wige urebe amakosa wakoze
muri ya business witangira ariko uyigireho. Ushaka abantu bakugira inama, ukomeze ukore rwose. Birashoboka ko ushobora komeza no gutsindwa, ariko ukomeza gushaka abantu bakwigisha rwose, bakakwigisha ukiga, ugakomeza ugatangira ugakomeza ugakora. Nyuma y'igihe runaka ugeraho ya business yawe ikaba successful. Abanyamerika nabo bakunda gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'umurimo, bavuga ko business 9 ku 10 zatangiye mu gihe cy'umwaka, za izindi 9 ziba zivuyemo cyangwa zabaye failed, zatsinzwe rwose, zavuye muri business. Ariko izisigaye zirakomeza zikabaho, cyane cyane naho tubone ibigo bikomeye binavuka. Business zose buriya zigira itangiro, kandi iryo tangiro niryo rigora rwose. Ariko iyo uri umuntu wamaramaje, wa muntu ushaka kugera ku iterambere, ushaka kugera ku ntsinzi, ntucike intege. Urakora rwose ugatsinda, ugatsindwa. Mu buzima burya nuko isi igenda. Ariko rero niba ushaka kumva ko ushaka guhindura ibindi bintu bishya, ushaka kugera ku ntsinzi irambye, menya ko burya kwiga bihoraho, kuzirika umutsi, kutava ku izima, ndetse no gushaka amakuru hirya no hino, ari byo bituma ubasha kugera ku ntsinzi. Umurimo ni ingenzi cyane mu buzima, ariko burya kwikorera no kubaho wisanzuye, kubaho ntawe ukugenga, ahubwo wigenga ku byawe, umuntu agukenera, ukenera umwanya ukawubona, burya ni ingenzi mu buzima. Iki gitabo cyitwa Just Before You Quit Your Job, cyanditswe na Kiyosaki, ni igitabo cyiza cyane ushobora gukoramo byinshi byagusobanurira uburyo bwo gutangira umurimo, ndetse no kwitangira business yawe ku giti cyawe, kandi wigengaho, kiguha ishusho nziza ya nyayo ushobora gukoresha. Ndakubwira nti uzagishaka kugisome kuri internet, kukibona ni ubuntu. Bye bye. Ndakuza gukora subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubona mu mbere. Bye bye.